buri gihe Imana yagiye itanga umuburo w'imanza zizacibwa mu gihe kizaza. Abagiye bizera ubutumwa bwayo bwagenewe igihe cyabo kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo, bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzuguye kandi bakagaragaza ukutizera kwabo. Nowa yabwiwe iri jambo ngo, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nowa yarumviye maze ararokoka. Ubwo butumwa bwabwiwe Loti ngo, nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Loti yishize munsi y'uburinzi bw'intumwa z'ijuru maze ararokoka. Niko n'abigishwa ba Yesu bahawe umuburo w'irimbuka rya Yerusalemu. Abitegereje ku bimenyetso by'irimbuka ryari ryegerejwe kandi bagahunga umurwa bararokotse. Uko niko natwe kuri ubu twaburiwe ku birebana no kugaruka kwa Kristo no kurimbuka kugiye kwisuka ku isi. Abita ku muburo bazarokoka.